munsi twaje kwizihiza umunsi mukuru w'umubyeyi wacu yarangijeho urugendo rwe rwo muri iyi si aja mu ijuru, kandi yari yaradutoje umuco mwiza wa gikirisitu wo kubaha Imana. Twaje kuwizihiza nk'indi minsi yose mikuru, nk'umunsi wo kuvuka nawe ni umunsi yarangijeho urugendo rwe rwo kuva muri iyi si aja mu ijuru. Uyu ni umunsi twishimiye kuko yadusigiye ubutumwa bwiza kugira ngo tubwamamaze mu isi. Ubwo turi aha ngaha twaje kugira ngo tumuheshe icyubahiro ku ndero nziza yaduhaye n'imirimo myiza yatweretse umubyeyi. Papa hari amagambo menshi yarakunze kubwiriza, harimo amagambo yo muri mu bw'icyongereza bita eschatology, hejuru y'ibihe bya nyuma. It's in the book, ni cyane ni mu gitabo cya Revelation. Ni inyigisho zinshi abantu benshi muri iki gihe bataba bakunze kumva mu matwi yabo, ariko iyo ni inyigisho navuga ko muzehe yari yarayihawe, kandi ni icyigisho yigishaga neza ukabyumva. So icyo ni ikintu yakoze cyane, wenda benshi muri iki gihe batakora kubera abenshi bashaka kumva amakuru y'umuzuko n'ibyigiye cyane nyuma, ariko icyo cyigisho yari yaragihawe kandi yacigishije neza, turabimushimira. Muzehe mu muhamagaro wiwe utamubwiranya n'uwa Aburahamu. Muzehe araho yigeze kuja, bamuha akazi, bamuha inzu yo guturamo, ariko ntiyabyemera. Muzehe yagiraga ishaka. Muzehe nta muntu waje kumukaba amafaranga yafite muzehe ngo ayimanike, byashobokaga ahubwo yarayatangaga agasigara nta mafaranga, akavuga ngo ibyo byose ngo tubihabwa n'Imana, ngo kuko natwe nta gihe, ngo hari igihe natwe twirukiye abandi. Yesu alikufa kwa mutini kuondoa makosa. Yesu anapenda watoto. Again. Nami anapenda watoto. Yesu alikufa kwa mutini kuondoa makosa. Yesu anapenda watoto. Dushimiye uyu munsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tuwubemo. Kuko baza babitwigisha umuntu agira iminsi 3 mikuru. Uyu munsi twaje kwizihiza umunsi mukuru w'umubyeyi wacu yarangijeho urugendo rwe rwo muri iyi si aja mu ijuru, kandi yari yaradutoje umuco mwiza wa gikirisitu wo kubaha Imana. Twaje kuwizihiza nk'indi minsi yose mikuru, nk'umunsi wo kuvuka nawe ni umunsi yarangijeho urugendo rwe rwo kuva muri iyi si aja mu ijuru. Uyu ni umunsi twishimiye kuko yadusigiye ubutumwa bwiza kugira ngo tubwamamaze mu isi. Ubwo turi aha ngaha twaje kugira ngo tumuheshe icyubahiro ku ndero nziza yaduhaye n'imirimo myiza yatweretse umubyeyi. Ubw'ibyo abaje bose turabashimiye, abari hano, abashiki bacu, abagore bacu, abana bacu, ababonye ubu buryo bwose bwo kuba hano n'abarumuna bacu turabashimiye, kuko ni igihe tutazibagirwa mu mateka yacu, kuko Imana yahaye umubyeyi wacu kuruhuka neza agenda ataganye umubiri. Ubw'ibyo turabishimiye, Imana yabiduhaye tukabigeraho, tukaba tubashe kubikora. Imana ibidushoboje tukabasha kumwizihiza tukiriho, turi bazima. Imana yo mu ijuru ishimwe. This is the day that the Lord has made, to rejoice and be glad in it. This is the day that we have come as a family and friends to celebrate the date that our father passed on. This because it's something that we have been desiring, and without God that He has done it for us.
Now, as we are here, we would like to thank everyone who has come with us to celebrate this ceremony of our father, and we really wish him eternal life, and wherever he is, he's enjoying and he's being rewarded for what he has done for God in his life. So I would like to conclude telling our dad that we really miss him, and I'm sorry. We really miss him, and we put in practice wherever he told us, and we will do our best to bring many to Christ, as that was his work. And wherever he is, we wish him eternal life, and we wish him to rest in peace, and we love him so much. Thank you. Dukomeje dushima Imana kuri uyu munsi mwiza yabashe kudukoza kwizihiza umunsi mukuru umubyeyi wacu yatambutse. Ni iby'agaciro kenshi kuri twe kuba kuri uyu munsi, kandi dushimye Imana yabidufashije tukaba twabigezeho. Ikindi cya kabiri, ndashima umuryango wacu n'inshuti n'abavandimwe baduherekeje, tukaba twabashe kuza kuri uyu munsi wo kwizihiza umunsi umubyeyi wacu yadusizeho. Ni igikorwa cyiza buri mukirisitu agomba gukora, na Bibiliya iratubwira mu Migani 10:7 haravuga ngo kwibuka umukiranutsi ngo bihesha umugisha. So ni fulfillment ya Bibiliya duha dukora, kandi dushimye Imana yadufashije tukaba twabigezeho. Imana ishimwe. Turi hano dukomeza kwifuriza umubyeyi wacu iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Turabizi tudashidikanya ko aho ari amerewe neza kandi yishimye. Yakoreye Imana mu gihe ciwe agikoresha neza, tudushidikanya ko aho ari wishimye. Ntacyo tumushinja, akoze icyo yari agomba gukora. Yabaye umubyeyi mwiza, yakoze inshingano z'ububyeyi kuko byari bigomba gukorwa, tukareka kumushima. Ikindi hari ikintu kimwe, I'm sorry, urambabarira. Hari ikintu papa, hari amagambo menshi yari akunze kubwiriza, harimo amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza bita eschatology, hejuru y'ibihe bya nyuma. It's in the book, cyane ni mu gitabo cya Revelation. Ni inyigisho zinshi abantu benshi muri iki gihe bataba bakunze kumva mu matwi yabo, ariko iyo ni inyigisho navuga ko muzehe yari yarayihawe, kandi ni icyigisho yigishaga neza ukabyumva. So icyo ni ikintu yakoze cyane, wenda benshi muri iki gihe batakora kubera abenshi tuba bashaka kumva amakuru y'umuzuko n'iby'igihe cya nyuma, ariko icyo cyigisho yari yaragihawe kandi yacigishije neza, turabimushimira. So icyo twifuza ko umuryango twifuriza inshuti n'abavandimwe ni ukugira ngo twite ku iherezo ryacu, kubera umusaza yitaye ku iherezo ryiwe arangiza neza. So icyo natwe twifuza ni uko natwe twakora tukagera ikirenge mu cye, kuko Pawulo yavuze ngo yageze igice mu cya Kristo. Natwe tugere mu kirenge cyacu, mu kirenge cy'umubyeyi wacu, kugira ngo natwe tuzabashe kubona kuri uwo munsi, kubera turabyizeye neza ko ahari nta handi ari mu ijuru, kandi natwe nidukora neza tuzamusanga ahari, tubashe kwishimana nawe. Turabashimiye mwebwe mwese, Imana ibahe umugisha, murakoze. Turi hano kubwo kwibuka umubyeyi wacu, twibuka imirimo myiza yakoze kuri iyi si, tunizihiza umunsi mukuru yadukuwemo ava muri uyu mubiri aja mu bugingo. Icya kabiri, umubyeyi wacu ntabwo yakenyutse, kubera ko igihe cyiwe yagikoresheje neza. Twibuka
bazatubwira ko Yesu yamaze imyaka itari myinshi, imyaka 30, ariko yarangije umurimo wiwe. Muzehe yarangije umurimo wiwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo imirimo yampaye mu isi ngo ninyirangiza ngo azampamagara angeze imwijuru. Muzehe yarangije imirimo yiwe kuri iyi si, ntabwo yakenyutse, yasohoje umurimo wiwe. Mu ndangagaciro muzehe twamuvugaho byinshi, mu ndangagaciro ziwe. Muzehe ubwiwe ni ibitabo byinshi, so twakwandika ibitabo byinshi, twavuga byinshi, kimwe ko nawe uwo mugambi yari afite umugambi arafite wo kwandika igitabo. Indangagaciro nkuru nibuka kuri muzehe nuko muzehe mu gihe yabayeho, muzehe yari yarasobanukiwe umuhamagaro wiwe, yari yaratahuye umuhamagaro wiwe. Muzehe ntabwo yigeze arwanira igiti mu ikanisa, wenda ngo abe mwarimu, ngo abe revera cyangwa indi myanya mu ikanisa. Muzehe yari atahuye umurimo wiwe wivuga butumwa. Muzehe mu muhamagaro wiwe nzamubwiranya n'uwa Aburahamu. Muzehe araho yigeze kuja, bamuha akazi, bamuha inzu yo guturamo, ariko ntiyabyemera kubwo umurimo w'Imana, kuko atari yarahamagariwe ahantu hamwe, yarahamagariwe kugenda avuga ivugabutumwa. Rero kuri ibyo byose muzehe wacu tuzahora tumwibuka, tumwifurije ibiruhuko bidashira. Murakoze kumva ijambo. Icya mbere ndashima Imana kuko nageze kuri uyu munsi. Abantu nyine twabiteguye nk'abantu, ariko Imana niyo yabashije kubisohoza. Turabishimira Imana cyane kuko Imana yabisohoje. Wenda hari kuba izindi mbogamizi zotuma tutaza, ariko dushima Imana kuko Imana yatugiriye neza tukaba twaje. Ikindi cyongeyeho turashima Imana kuko tubaye kuri uyu munsi wo kwibuka umusaza. Siko benshi bazabagirirwa amahirwe yo kwibukwa nyine kubera impamvu zigiye zitandukana, ariko turabishimira Imana cyane. Ubundi kandi ku giti cyanje ndashimira Imana kuko mbaye kuri uyu munsi wo kwibuka muzehe. Umunsi w'amaziko ntabwo nahabaye, ariko ndashima Imana cyane kuko mbaye kuri uyu munsi. Kuri njyewe numva ari umutwaro munini, shika nabitekereje kenshi, hari n'abo nabibwiye, ariko wenda ku mugambi w'Imana ntibyari kuba icyo gihe, ariko byari kuri uyu munsi. Nabishimye cyane, kandi hari inkomezi nini, wenda igisebe nari mfite kuko ntabashije gushingura. Kuri uyu munsi naje ko ndumva gisa n'igishije, kuko naje nabibanyemo n'abandi. Ubundi kandi ndashima Imana kuko muri uku kwibuka nabonye inshuti n'abavandimwe. Ubwo nje sinari impari, ariko kandi kubona turi kumwe muri jewe byarankomeje kandi byarandemye, kuko muri nje numvaga guhagarara nje nyine nkumva biragoye, kandi nyine ni nako byari bigoye. Ariko ndashima Imana cyane kuba uyu munsi wo kwibuka ubaye, nanje ndi hano kandi ndi kumwe n'abavandimwe bose, sinareka kubishima. Ubundi kandi muzehe ntabwo twamuvuga ngo tumurangize, yari umuntu munini, yari umuntu mugari, yari munini kuri twebwe, yari munini mu gihugu, yari munini mu itorero. Iyo miryango yose ko ari 3, muzehe yari umuntu munini uremereye. Ariko cyane tuvugira mu gihugu turavuga twebwe mu nzu yacu. Turashima Imana kuko muzehe yatubyaye kandi akaturera, akadukuza, akaba dukuwemo. Mbese ntawe umubanjirije ngo wenda muzehe azicuza agira agahinda, ntabwo twareka kubivuga aho ngaho. Ubundi kandi kuba harabonetse ngo hagende muzehe byari mu mugambi w'Imana n'umuteguro w'Imana. Imana ntiyari inaniwe kuvuga ngo ushane ubundi, ariko Imana ibona kuko muzehe ari ugomba kugenda. Icyo sinareka kubishima, kubona ubu nyine umubyeyi yari uhaye ugenda mbere y'umwana. Ibyo bintu bifite ishema kugira ngo umwana amushingure. Icyo kimwe nuko tubishimira kuko muzehe atagiye mbere ya sokuru, dore nuko yari n'umwe, wenda ni kako twabivuga yari umuhungu umwe. Iyo aje kugenda mbere ya sokuru cyangwa mbere ya kaka byari bigoye, baba baragize agahinda cyane, ariko kuko bari bazi ko bamusize wenda ntibicujije cyane. Ariko icyo dushima nuko muzehe nawe abashije kubanziriza abana biwe, bakamushingura mu cyubahiro, tukaba twageze no kuri uyu munsi kubera kuko abana biwe bagihari babitekereje kuvuga ngo babikore.
ikindi cyongeyeho muzehe yari umukirisitu. Tuvuze ngo yari umukirisitu ntabwo ari bijya byo kuvuga ngo ni uko twaje kwibuka cyangwa se ni ukuvuga ngo umuntu yapfuye ngo niho tuvugira umuntu. Byakabaye ngombwa ngo n'abantu bazoza bahamya umuntu agihari amenye ikintu yakoze cyiza, amenye n'icyo wenda atakoze cyiza. Ariko muzehe yatubereye umubyeyi, tutobona uko twabivuga. Muzehe yaratureze, wenda nyine nubwo twari dufite abana ariko kujya bazavuga ngo nta gitugu cyakuze ngo kirenge ijosi. Ntabwo twari abantu bakuru ariko twari tugifite umubyeyi, twari abana. Ariko muzehe yaratureze, aturera neza, adutoza ijambo ry'Imana. Igikuru cyane adutoza umuco mwiza, kandi nicyo nakwifuriza abagenzi banje nuko twese twatekereza ku muco muzehe yaragira n'umuco muzehe yadutoje tukawukurikiza, ntiturebe ngo nuko muzehe yagiye ngo nibwo tugiye gufata indi mico. Muzehe ntabwo twamuvuga ngo tumurangize nk'uko nari mbibabwiye. Jewe twabanye iminsi itari myinshi cyane, uko iyo niyo nabashe kugirirwa amahirwe kuko hari abataragize n'ayo mahirwe. Ariko iyo minsi yose twabanye nta munsi n'umwe muzehe yantombokeye ngo wenda hari icyabaye ngo ni irikosa. Yaratwicazaga akatubwira uko bimeze. Nari umwana kabisa cyo kimwe n'aba banje, wenda kubivugira hano ntabahamya wenda bari bahari, mbese uburyo abantu bari babayeho abantu ntibobyumva cyane kandi tibona bitahura. Ariko muri jewe nari mbihaye agaciro, nari umwana mu bishoboka byose. Kandi si ukuvuga ngo wenda ngo ni muzehe wanteteshaga kurenza mukecuru. Bombi bari umuntu umwe, kandi tunabishimira umubyeyi wacu tugisigaranye. Ni umubyeyi mwiza cyane, kandi icyo tuzi kuko azakomeza n'ubundi kuturera nk'uko byari bisanzwe. Muzehe yagiraga ishaka ry'umuntu uwo ari we wese, yaba umunyamurenge yaba umushi, ubwoko bwose umuntu wese yaramwinjiranaga kumutakira, muzehe akamufasha. Muzehe nta munsi hinjiye umushitsi ngo umushitsi asohoka atamwoye icyayi. Byarimbaga wenyine, yabona tuhaye ubihahara wenyine agahaguruka akabikora. Muzehe yagiraga ishaka. Muzehe nta muntu waje kumukaba amafaranga yafite muzehe ngo ayimanike. Byashobokaga ahubwo yarayatangaga agasigara nta mafaranga, akavuga ngo ibyo byose ngo tubihabwa n'Imana, ngo kuko natwe ntagihe ngo hari igihe natwe twirukiye abandi. Ibyo byose yari amakaragitere yiwe, nuko yari yaratahuye Imana, yari yaramenye kuko iyo mirimo azayisanga mu ijuru. Muzehe mu bijanye n'ubukristo twovuga byinshi cyane. Muzehe yari umukristo utangaje. Muzehe ubu nyine agwaye bamufashaga amafaranga yo kwivuza kuko nyine n'ubundi yari menshi, ariko ayo mafaranga muzehe kizatangira igice cya 10. Abantu benshi wenda ntekeza bibabwira, ariko yatangaga igice cya 10 uko bamuhaye amafaranga yo kwivuza, agafata ya mafaranga bamuhaye akayoherezaho muri Kongo, akatubwira ngo mutange igice cya 10, timukareke gutanga kuko nanje mba nayahawe, ntabwo mba nayakorewe. Kandi bari abantu baba bantekereje, naje ngomba gutekereza Imana. Icyo kintu yaragikoze, jewe numva kinkoze ku mutima, ndavuga ati si ibi bintu muzahakora. Ndetse nabwo ndabimubwira ati se watanze aho ngaho uri? Aravuga ngo ayaye ngo ni muhira ntabwo yahavuye, ubona haracyahari. Ngo kandi igihe zitazaza ziboneka byabaye ngombwa kuko sija mu bavuriro, ayo mafaranga muzehe kizaduhamagara, amafaranga tukashaka utayabura kugira ngo tuze kuyatanga mu kanisa. Icyo kintu cyambereje isomo rinini, kandi wenda hari icyo nabitekereje, kandi Imana izakifashamo wenda mbikiranuke. Muzehe ikindi navuga, kubera ukuntu yari umukristo, yicaraga haririmba mu nzu akaririmbisha abana, hari n'akaririmba abana baririmbye, yakundaga kukaririmba cyane. Yarakundwa n'abana bose b'umuhana, wasangaga abana bose bahura akagenda barengeza, akagenda habakwega ku matwi, kubera uko abana bamurangiza, abana bose bagashururuka. Yari umuntu w'impuhwe nyinshi, abana bagashururuka bose bakaza bamusanga. Muzehe yandereye abana sinabona icyo nabivugaho. Imana ibimuhe
yakoze inshingano ze k'umubyeyi kandi yarabikoze abikora neza abikora mu gihe ciwe mbese uko yabitekereje. ntabwo nari nzi ariko niko Imana yabibonye, ndabimushimiye ko bandereye abana neza. Imana imuhe umugisha. Ntabwo nabivuga ngo mbirangize ibyinshi biri ku mutima wanje, ariko ntacyo turacyari kumwe n'umubyeyi kandi turi kumwe n'Imana. Ndabishimiye cyane kuba hano. Natekerezaga yuko ari ngombwa kuvuga ngo nsabe ku maziko kuko n'ubundi twari twarasigaranye, nyumvaga yuko ngomba kuzihangana kugeza mbashinguye, ariko nyine kizaza gukunda. Ariko n'ubundi ndashima Imana, ibyo muzehe yakoze ni byinshi, ni igihe cyinshi cyane. Muzehe yari umuntu w'umukristo uzwi mbese n'akarere kose, ariko ibyo muzehe yakoze ntitwabivuga ngo tubibare. Icyo tumwifurije ni Murakoze cyane. Nishimiye kuba kuri uyu munsi natwe. Murakoze cyane. Uyu ni wa munsi twagezeho kwibuka muzehe mu itariki niyo muzehe yatabakuyeho. Ndashima Imana ko tugeze kuri uyu munsi turiho twese. Icya kabiri nshima Imana nuko muzehe yaruhutse ari umukristo. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane nshima Imana. Ibintu bibiri nje novuga kuri muzehe. Muzehe yagiraga urukundo, nicyo kintu cyamurangaga. Twaba iminsi mike twabanye iminsi mike itari myinshi cyane, ariko yadusigiye urukundo rukomeye. Twasanze yarigishije urukundo mu muryango cyane, urukundo rwo gukundana bavandimwe. Ikindi cya kabiri, muzehe rero yari umukristo, yigishije abana b'abakristo cyane. Natwe ubwacu tugera no ku bana bacu byabagezeho n'uyu munsi. Icyo kintu dushingiyeho kugira ko twibuka muzehe. Rero muzehe yari umuntu mwiza, yari umuntu tutazibagirwa, yatubereye, yatwigishije ibintu byinshi.